nakubwiraga wamubyariraga amafaranga niba avuze ati niyibizi Ramadan Phil Foden ubwo menya ko bigomba kuringanira ntabwo biri bugende gutyo gusa. Foden bite amakuru nyamara warahemutse cyane nako nibizi Ramadan ubwo n'ubutumwa nyine buriho bari kuri YouTube. Foden bite amakuru nyamara warahemutse cyane. Foden ati ni byiza ni meza wowe se ati naraye nkubonye nako kanyenyeri nyine wavugaga nawe yasabaga mu bakinyi atuva sasa uburyo muhinduka abakinyi rwose. None se kuki wambeshye uzi ko maze kubona ko muri kimwe Foden ati niba bidakozwe nawe muzabireke ndugo kandi kuraje mu kazi kawe komeza utera imbere. Ubwo ariko mu gitondo yagombaga kumuzindukira akubita bangura Ruki Pasquale hinduka Rukaku none harubwo aba yabiringanije umukinnyi noneho jewe umukinnyi mfitiye nimero wa mukinnyi we ngaho nanjye umukinnyi naje gutwikira azambwire ngo nabutwikira ngo bazakomere mu gitondo urumva Hunter numwe mu bantu bare babyukiraga mu ngo z'abakinnyi uwo bashwanyeje akamusebya urumva Hunter ni ari inshuti ya Kedi ubwo yamwambuye inzu urumva akwa makuru namenye ngo cyabyiringiro Rage nacyo cyajyaga kwatsa umuriro kigatuma bose n'urusimbi bakiniraga kwa Rage nawe uri murajya mu ntambwe 18 Rage ni inshuti yanjye sinshaka kubijyamo cyane urumva kuko inzu yariwe mu rusimbi ariko numvisha avuga ngo miliyoni 9 ariko Rage ntumwihakane mwarasangiraga Rage ni inshuti yanjye narasindanye nanjye reka nkoresha iyo terime mwarasindanye ntabwo Rage twese dusangira mu nzoga aza gusinda cyane niba ari cyaha wakoze ugasindira mu ruha umukinyi wari umwana yatangiye muri viziyo mureba harya yavuze oya nanjye ariko yamvuzemo Rage harya ngo mbasesengurane none se waba uri gusinda abantu bakabura kugusesengura mbonye yatsinze wowe ega nibyo rero ndasa vuga ati inshuti yimbwa Rage rero mwana wa mama dorura cyamwa inshuti yimbwa barapfana wa mugani ni umugani ugikoresha no umugani ugikoresha inshuti yimbwa barapfana. None se wa muntu we urajya wowe umukinnyi wibereye ibyo ngi wagize amahirwe uva mu Rwanda udatanze nta shuri wize umupira uragufasha wari mu ibo uragenda ugera muri Swede ari muri Swede ugera amahirwe urakomera byari byapfuye hano mu Rwanda none urajya kwikoma naho mutaziranye ubu se Rage uko wageze muri Swede ku mahirwe kuki ngewe naba nticaye aha ngaha nanjye ngo ngira amahirwe nsesengura amahirwe abonye ni umupira w'igitangaza nabonye mufite cyane n'abakinnyi b'abanyamahanga Dani Usengimana aperi yaramuguze ayo mahirwe wabonye ukajya wabonye watsinze ibitego bingahe hatari tujye mu makuru ariko iyo umuntu ahunze ashaka ikintu cyose cyatuma abona ubuhungiro natwe duhungiyeho ariko tuzongera kuvuga kugira ngo tuzabona content y'igituma uhunga neza ni urwendo udahunze nk'umunyarwanda ururimi rwoshywa n'urundi ariko nagaruka ngewe nagaruka mu by'umupira y'u Rwanda ariko nzahwema kubivuga byo oya nagaruka rwose numva avugiye kuri mikoro yagarutse atari cano ikipe yasigaye ni iyihe oya wenda hari nyine byaba oya iyo wageze ugasongera ka peri iyo uyihemukiye n'ahandi hose baragukumira baravuga ati kicyo ni mu gifata icyo kintu kije ni igisambo ubundi nabwiye umuntu w'inshutiye ndambwira ubwo agiye muri aperi niyo yanyuma yibye umupira wahita ukemura ibibazo byabo byose ariko kikambwira ngo Leonidas ngo wirirwa musaba kanyenyeri ba Desayi ko wirindaje ko njya nkubona Desayi si wowe ahubwo umwegere kindushara saa sita rya he kwa Desayi none zarirwa kuvuga ngo kanyenyeri wose uryayo ntafite madamu se Faust ukuri ndahirire umuntu wese warahira wagendanye n'abakinyi bose nagwa n'abakinyi ibimenyetso byabo Hunter saa sita akaba yataha mu rugo iwe akajya kurya imbere na madamu bakicana ku meza urumva yabaye iwanjye arabizi si ibyo kumubeshyira abantu mu migina bose bakubwira ngo Hunter bahoranaga na Mutangazaje sibyo abantu ba Kicukiro ari kwa Dani aho yabaga hano ni boye ahantu kwa Savio aho yabaga ariko ngo yaje no kuba muri kwa Gasingwa yagasingwa none icyo nacyo abasifuzi wahemukiye
abatoza bo warabirukanishije harya ngo hari uwamusutseho icyayi ngo yabaga uwo Seninga ngo yabaga mu nyubako kwa Gasingwa nubwo yitwa ngo ayo Hasani mazina nubwo Hasani yawe n'ibibazo byose ni wo gumuraga abakinnyi muri Sunrise bayimanura ari mu bari manuye Hodari yabikubwiye urumva telefone yagisohoka mu kiganiro yahamagaraga abantu barenze 30 mugisohoka mu kiganiro mu minota 20 cyangwa 40 muhagarara nawe uri ku ruhande rwa Leonidas uvuga uti siporo jewe mu buzima Faustin nuko aba perezida batakwemera ngo bagufungukire sinashaka kubivugaho cyane aba perezida b'amakipe batakwemera ngo bagufungukire bakubwire uburyo ki yabahamagaraga bazengereza agutegeka bugomba kugura akubwira abakinnyi ugomba kwirukana akubwira umutoza ugomba kwirukana akubwira bari ruswa mu ikipe yawe adafite ibimenyetso urumva batagufungukira ngo hanyuma ngo bikwemerere banabihamye cyangwa se banabivuge live wenda babivuge ku mugaragaro ariko nabo barabizi ariko n'abakinnyi wenda yahemukiye bamwe tuzagenda tubashaka ariko nabo barabizi ko bakize virusi abasifuzi barakize nkawe ngeje najyaga numva ngo umuntu ngo wakize virusi itera niba ari sida bakabyita wakinaga ariko iyi ni virusi burugu irakize wajyagenda burugu irakira barayivura ariko nakubwiza ukuri aba banyamupira abakinnyi abatoza bakiza umuntu ari warabazengereje ndatekereza ko n'ubu niyo yagaruka mu Rwanda nyuma yo kujya muri APR akabizambya kuri abakanamwirukana nawe akivamo niyo yeza no kwiceceka oya nibyo atangiye kuvuga nko gushira APR hanze ubu nta muntu numwe ntekereza ko yajya gukanga ngo arajya kumvuga ngo ni moteri ngo ni kariburateur ngo ni imodoka subundi ngo ni stabilisateur ngo muri mediane ngo ni ngibyo ariko nge nashoje buryo utuntu twanjye ngewe ntuvuga nirukanka nkubita mbangura ibyo tudetaye two kujya kurya two kujya gucungana n'ibiryo byo byasimbireba nge narebaga cyane mu by'umupira no kugira mikoro igikangisho nibyo nanamagana n'undi uzaza muri ritangazamakuru reka noneho ntange n'agasopo bitarangirira aho ngaho abe nanta n'undi uzaza muri mu itangazamakuru akaza aje gukoresha mikoro agashaka kugira mikoro igikangisho nkaba nkiririmo nzahora mwamagana iteka ryose agakanga amakipe agakanga abakinnyi akagira gute akijandika mu by'abakinnyi mu by'abatoza mu by'abayobozi b'amakipe mu by'amakipe akabyijandikamo ku mugaragaro kandi rubanda rukabibona ntabwo nzabyihanganira ni igisambo nk'ibindi byose ni igisambo nk'umusifuzi wasifuye nabi ni igisambo nongere bisubire muri igisambo ariko iyo terime wayitinyutse uterewe ari ikipe yari amafaranga ariyo iri gukora byose ari ikipe yari amafaranga ajya ibwira president wa Leonida iyo terime ng'igisambo burya niyo ikoreje ibintu byose ejo bundi narakubaje nariko ibi bintu ko byari bisa n'ibisanzweho hariho utuntu tw'udusigisigi gutya mu mupira ugasanga abantu bijanditse mu makipe ariko Leonidas ateruririye terime igisambo ko byabaye ibindi none se ngabo mu makipe bagashya ubwoba ngabo banyamakuru bagashya ubwoba ngabo bakoze amakosa bose bagashya ubwoba nyamara bikarangira amakipe yerekanye ko abo bantu bari isambo rega buryo uhambirijwe ahantu uhambirijwe ahantu uburicyo ahubwo yaba nibuze byakangaga abantu bakagira ubwoba abo banyamakuru tukagira ubwoba nanjye reka nishyiremo abatoza bakagira ubwoba abakinnyi bakagira ubwoba abayobozi b'amakerebe abasifuzi bakagira ubwoba ko nibuze icyo kintu kizababaho nibuze bagakora bigengesereye cyangwa tugakora twigengesereye kandi n'umufana nyibukije yateranyije Faustin ubwo rero kubinde bakuri aka abanyamakuru harimo umunyamakuru tujya tuvuga ngo nyine biba ngo ubu byabaye ngombwa ko counter attack webwe niwe yanyatatse niba nazana n'ibindi bimfata bikajya no muri ribu nge ntacyo bibaye uyu no mu mwanya wanjye twarabanye hara kugisha ngewe icyo nemera uyu mama n'umuzi ubuhamya ni bwishi ariko yarahemukaga agahemukira n'abamama se Leonidas nta muntu yabeshye ngezeho nibuze yahemukiraga azajya hari aho yagejeje mitoshe ngo yatekeye ngo ibiryo ngo abantu bashyiramo urumogisha buri bintu yahemutse urabisa nano abantu yahemukiye urabazi wowe ubwo rero hari abo yasenyeye ngo ubwo rero ngewe reka nkubwire muri iryo hahamuka rye kuko ndi kubitekereza ko ari ihahamuka ryo kuva muri APR kuko hari igihe yigambaga ati nyirimo wese abantu bose muri APR ukajya muri yarayigabanye n'Imana abantu bose none ibya APR byose ari kubishyira hanze none ibya APR byose ari kubishyira hanze APR situation yakabaye ikeneye no kwishyirira ibintu ku murongo no kwishyira ku murongo bakuzi ba APR mujye mu nama muri kwishinga ibyo gisambo kitwa hanta cyajemo n'ubundi nabavuze Leonidas yaravuze ati icyo gisambo mukirukanye mu cyamagane mukubite muzana amashoka tukirukankane abantu baramuseka
ndavuga ati nigitera mwaka cyaje umwaka dore kibutse igihe reka dusenge Oya twicara ahantu ku mavi icyapere kwiriye gukora wenda hari n'ibyo kizazana bindi birumvikana n'ikijya muri iyo live ya Instagram niba kigiye hanze ariko cy'ubuyobozi bwa pere bukwiriye gukora n'abafana muri rusange uko bivuze ni ukutita ku byo kizavuga kuko n'ubundi cyaje gishaka ibyo kizavuga aho kivuye kibye gisiga kihavuze nabi Rayon Sport muzi icyo cyavuze ko Rayon Sport yaguze ibikenyeri none yo yambe Sunrise muzi ko yavuye kuyiba agasiga avuze ko irimo uburozi ngo bajyane imyenda ngo mwirinde sinzi murabyibuka ibyo bintu rwose bigakomera cyane ariko nta rukundo yari afite uyu mupira w'amaguru nuko yavuye kwiba Sunrise atakifite ijambo niba ari umuntu wazanye ijambo ryitwa indinga cyangwa inazi nimudasanga ari hanta wabizanye none nzabasobanura ibyo ari byo ngibyo none se ntakorana na ba uretse kuvuga tuzabavuga na gatoto avuga irabikoresha ubwo bwari ubutumwa gusa twebwe icyo tubabwira ni inshuro ya nyuma gusa nanone uko bivuzwe impamvu gato rero ni dasi impamvu aha tubivuze n'ubundi byavugiwe kuri mikoro aho byaturutse imyaka itambutse yatakaga Leonidas vuga ati Leonidas Efrem Kayiranga n'abanyamakuru uretse gato Leonidas ariko ntigeze ahwema kuba ikipe y'ibya atabonamo ibyiza bivuga ibibi arabivuga ibyiza ibereyo ibiyindi uretse gato mbanza nge nisoreze tukavuga tuti impamvu hano tubihaye iminota kuri iyi mikoro isambi bari 40 ubu kugeza ubu nta president yakongera gukanga ngo mpa amafaranga kuvuga ku irati uretse muri APR navuze ko nta handi azongera guhahira niho hanyuma kuko ntihahemuka APR gukurikirana ahantu hose nta mukinnyi yakongera gukanga ngo ndaya kuvuga kuri carbureteur moteur stabilisateur ibyo bintu byashize byarashize iminsi y'igisambi bari 40 ntago wabiriraho hari nabagiye nyina ashaka kubiriraho bakamukwepa akagenda abiba mu bundi buryo ubu nta kuvuga ngo uramusebya ngo niki abantu barakumenye ko ayo maturufu abakinnyi yasigarana niba ari abo hanze bakorana abo barage bari kujya ariko se akazabajyana heheze ariko ubwo nabo nyine umupira wabo buri kurangira nuko nguko ibintu birangiye bageze mu buhungiro ni abana ngo ndaje ngo mvuge cyangwa nakari murori ngo kuko atazongera gukina ubwo nyine navugisha ukuri wavuze ukiri mu kibuga abantu bakamenya hakiri kare sinyambiya mukanseka n'uyu nguyu ibi ngibi bavuga yaza kubivuga kiri kuri mikoro ariko nge nigeze njya kure mvuga kuri igisambu uri kwibasha ibyagusabye kujya hanze y'igihugu cyangwa se ngo ngiye hanze ya mikoro navuze ko hantu uri igisambo wiba abakinnyi abayobozi b'amakipe wayazengereje navuze ko utera umwaku ntabwo wigeze usubiza iyo wakana umwaku wawe nkawerekana none birabaye wabazengereje nawe rero iyo ukiri kuri mikoro ukavuga uti Leonidas we nakubonye kuri Esperance uri gusaba cya mitsingi uri gusaba uvuga uti mu mpaka brushete uti wabazengereje akakwamagana ukanyamagana hanyuma wenda abantu bakagereranya ibyo bikorwa byo gusaba icyo kunywa n'ibyo kwiba abantu b'abandi bakabigereranya mwana wa mama rwose anta niba ari uko abantu birwanaho wagiye neza ko rwose ubyemerewe kujya muri ibyo bihugu by'iyo ngiyo ariko bimwemerere nashaka nyine anavuga ariko nashaka kuvuga oya harimo abazavuga oya harimo abazavuga akivuga ninda cyangwa se akimena inda nje kumvuga ibyo yamvuga byose nta kintu kigize icyaha mu byo nigeze barizwamo cyangwa se ngo umuntu ngo anyitwaremo ngo naramuhemukiye oya yuza kuvuga yaza kuvuga ati waramvuze ibivuga ibintu by'ibinsebya aheri kujya kukureka reka byari byo arabiza sarabiwe nanjye natangiye mvuga abantu njya nkunda gukritika mu bijyanye n'ibitagenda neza Juvenal natanga ubuhamya ngo Leonidas wansabye amafaranga kandi we cyaramusabye ngo ni babarawu cyaranambwiye cyabanje kumwataka nyuma kirege ziramwiba ariko ubuzi erega uzi ubundi n'ibya dosiye Juvenal bikubwiyeho byo wakumirwa
niwe wambwiye harya ngo ati niwe wagusabye kuba yarambwiye ati Leonidas uretse gato ariko turansome message yarambwiye ati kujyana mu nkuru uretse kwita wirukanka mu nkuru tuganiriza abakunzi bacu Leonidas isuku ibintu bye ntibikubita bibanga Leonidas ajya atinzamo yabanze ujye mu bitekerezo ko n'ubundi dufite ubwo Leonidas rego ubutumwa aba yabutse ibimenyetso udatuma nza kwibagirwa dufite ibimenyetso ariko nibyo bintu turaza kubyinjiramo urumva urashaka ko turangiza inkuru nona ko umupira ukize anta yari virusi y'umupira ajya kuza Juvenal ntaramumenye yaravuze ati yewe Leonidas numvise ko utavuga rumwe na Theodori murwanye haje umukire muri Kiyovu uwo mukire rwose ni umukire nese ni umukire witwa ndatoya nzamukubwira urumva ntabwo rero uyu muntu ahubwo byanze kunze arashaka gukora kunkoresha mu nyungu ze ubwo Juvenal wasanga harimo utuntu tutagenda neza dushobora kuba turi aho hafi yego ndavuga nti sha reka nanjye ahubwo reka mbikurikirane ibyo bintu bya Juvenal araza ati babara aramusingiza nibiranakunda rwose Juvenal ubwo buyobozi arabubona ariko nyuma y'igihe gitoya n'ubundi nabwo yaratangiye kongera kumusubiraho bitewe n'uko dufaranga ubwo twari twagabanutse birumvikana umuvaho hanyuma ubwo kwa Etenseri hari uwitwa Enoke umutoza Sostene yagitozayo Sostene ntiyarokiritaga umukinnyi ngo anta niwe warokirita urajya babanje ukarekarirwa uramara twirukansa bijyanye ngo bitambara gusa Leonidas cyumvikana yashaka gutanga intangamarara ye abitindemo kandi afite ibimenyetso bigaragaza igisambo mutangaza aho tubitindemo oya tubanze dusome ubutumwa ntabwo ikiganiro kiratangira twamamaze tugaruka ariko ntitubitindemo kandi ari ibimenyetso natwe twaba tubaye nk'abari kuri live ya YouTube Leonidas yavuze ati mikoro si ikangisho natwe turayifite aramubwiye oya ndimo ndavuga ngo we hari igihe yakoraga mikoro akangisha abantu ndikwerekana ko umupira w'u Rwanda ukize virusi ibi nibyo yavugaga numubwiye Leonidas yamubwiye afite ibimenyetso afite ibimenyetso biracyaza rwose genda rero wowe urashaka guhungisha igisambo twerekanye igisambo oya so guhungisha igisambo igisambo buretse gato tubanze tujya mu bitumwa cyaramaganywe intege zaracitse ahubwo araduta mu mutego umva agiye kumubwira urumva mutangaza cyo ntacyo reka kiri kuramira cyo niba cyavuye mu gihugu cyangwa se kirimo kirigendera cyangwa cyaribye cyarahokonoje yego wowe kirashaka kuguteranya n'abantu Leonidas buretse gato bose Leonidas anabivuze neza Leonidas mutangazaji cyangwa se jewe cyangwa undi uhuye n'umuperezida w'ikipe mugasangira nakosa ngo cyakoze urutonde rw'abantu ngo kigiye kujya cyandagaza ngo ryawe cyangwa cyarukoze ngo cyarukoze ntabwo genzo ujya kugaruka bizarangira arimo aranandagaza n'abene wabo n'ikiri ibyo tubitinzeho byaba ari ukwivuga Faustin jewe ino dosiye nimwe yayizanye uyu munsi ngiye mvuga dosiye rimwe sinajya kugaruka ku muntu nanjye ariko n'ubwa nyuma kuko niyo mpamvu tubikubwira reka tubivuge birangire ariko nikigera hatazagira n'undi ujya muri uwo mujyo Faustin hatazagira n'undi ujya kuri mikoro rero twari dusoma utekerezo y'abantu hatazagira n'undi ujya kuri mikoro na rubanda rubimenye ngo agire igikangisho abwira umukinnyi mwabakinnyi muramwumva mwabatoza mwe mwabaperezida mwe kandi Leonidas iyo attention yari yakeneye murayimuhaye buretse gato Faustin soma ibitekerezo y'abanyamakuru murayimuhaye ntabwo turayimuha umva nkubwire we intege ze kuri radio zaracitse zaragabanutse uretse gato sibyo urajya gusesengura nonaha kandi twe maze soma ibitekerezo dusaba twitabe telefone n'ubundi Leonidas ubundi bari kumubaza ngo ibyo bisambo kutabyamagana yabanje gutanga ntangamarara ko ibisambo uyu munsi byatangiye kugenda byivamo sibyo byatangiye kwimena inda nayo titire dushiraho somaho dukeya Rutayisire Jean Damascene ati hero rewo igitondo cyiza mbwira abareyo ati ibyifigira mu mazi sibyo yigira Celestin Zabaye ati igitondo cyiza Faustin Nyonsuriza sogokuru mubwire ngo bya bisambo byamuhagurukiye ajya ataha kare bitaza kumuguhanya nome ayagikundiro naho kwa Mukeba byadogereye Celestin ati Faustin wamenye ko mutoza wa peri oya nagari mugambe nka Bobo ntabwo ari yafana umutoni wa Seodeta ati mutubwira yo muri Murera ati ababuza aho bahungira kubera ubusambo bwabo bakaza
kubasebya mu bihorerere wonda gukunda. Hanyuma Manzi Aimable ati twabaye ikaze kabisa, ariko rero nta kintu mwavuga kuri Anta ukuntu yaba harabitse ngo Leonidas na Mutangazaji ngo nabasinzi ngo rero ngo yirirwa asabiriza ati yewe babaye pe umusinzi yirirwa Moyize Uwizeye ati morning sibo turabakunda cyane, ariko ibisambo byatangiye gusubiranamo, ariko namwe mwibigira ati mwibigira ishyanga. Jose ati rero atutubwira ukuntu match irangira ukajya muri VIP ukajya gusaba akanyenyeri no kuntu uri igisambo, aturiya muntu yakwihaye muduhaya murera ni Jose. Yego. Aha. Azeda ati mwaramutse neza, ese abakozi ba APR baregwaga kuroga andi makipe barangije igihano? Yego kabisa cyararangiye, babaye abere ntago cyane bahawe. 6 TV ati Leonidas kaze wo witaga igisambo aravuga ko ubukene bukwishi wowe na Mutangazaji nta bukene mfite bwana, ati no kwigurira agacupa biragoye. yaba yarabizi umukene wabyukiraga iwe saa sita uje kurya saa sita uri umukene utashobora kukugaburira. Wararindagiye mwana mama sha unga uzizara uke bari bakuvumbuye wariraga. Yes kabisa turacyagenda. Icyo nshaka nuko nta munyamakuru uzongera kugira igikangisho mikoro akanga umukinnyi akanga umutoza akanga umuperezida, kuko byari biriho ngo nutama ndakuvuga ibyo, kandi niyo turufu birazwi nta utabizi ko ari iyo turufu yifashishwaga n'uyu. Ibitekerezo ushatse sinasoreza kuri ibyo. Yavuze ariko abantu bakimva. Okay, adukunda Damieti turashaka kureba content yo dushaka ko aba bantu abantu rega baba badutegereje ku makuru y'imikino. Amakuru y'imikino yadukunda intangamararo, ubundi buri wese wagakubisa utanga ubutumwa bwawe Mutangazaji. Faustin nakwiye ngo nta wundi muntu utagifite mikoro tumuganirisa. Soma ibindi bitekerezo. Faustin nta wundi munsi tujya kumuvuga. Nubona nongeye kugaruka hanga ngiye gushena kugiye katera umwaka wongeye kumva muvugaho. Rero ndasina mvuga igisambo nkisekera umwaka urago ndawudetaye kuryo awutera. Je rero yamvuzeho namujyana kuri Simbigaruka live yanjye. Ibyo nyine bitwari wawe ngiye nago ndi Leonidas nkafata isa yose namuganira. Mpamvu namujyana kuri Leonidas Sport Channel. Ngiye nongera mbesubiremo namagana igisambo namaganaga igisambo kifashisha mikoro kikayigira iturufu kikazengereza abakinnyi kikazengereza abatoza kikazengereza nerekanaga uburyo ikipe agiyemo umwaka ujyamo ibibazo bijyamo umuyobozi wese akajya kuyobora ikipe avuga ngo nintajya kureba ahanta none sinzi ko nzayiyobora ngo bikunde. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo byakwiye. Niba umubyeyi yabyaye abana umuntu gatangira kubateranya n'abana be, uwo muntu urumva ari umuntu. Kandi urabyibuka cya kiganiro twakoze Mutangaza buryo ururimi rwoshywa n'urugo. Oya ntabwo nzongera kuvugaho. Wowe werekanye ko ari igisambo biragaragara. Ariko iyo umuntu avuze nawe ukavuga ahanini itaba abantu urimo tuyitinza. Sawa, ariko turi kugenda tugana nta nubwo tubitinda mu gihe. Iyo umuntu avuze nawe ukavuga biba bibi cyane Mutangaza. Iby'ingenzi biraba byagaragara. Umuntu abaza ukuri, ariko si ukuri n'umuntu azakuvuga. Leonidas abamuzi baramuzi. Ukuri nawe uzongera kuvuga kuri hano, umuntu uzongera kuvuga kuri Hanta nanjye nzajya nsohoka mu kiganiro. Ariko uyu munsi turamuvuga pe, ntabwo ugiye mwemerera niwanga nubivuga gute, turamuvuga twerekana ibimenyetso bye. Ariko ntabwo tubitindamo, turabyerekana. Ariko nawe nuvuge ngo tumureke, urumva ejo n'umuntu azagutarama amasaha. Leonidas abamuzi baramuzi. Nta muyobozi w'ikipe wakwitokeza cyangwa niba hari abivuga avuga ati Leonidas uretse gato Leonidas hagira umuyobozi w'ikipe wenda niba ari Kenesi niba ari Juvenal niba ari Nduvuga uti Leonidas yansabye inzoga nzimwimye ajya kumvuga nabi kuri radio. Aho niba hari abivuga abitanga ubuhamya ngiye Mutangaza uwanga amazimwe abantu cyangwa se ari n'undi mu mambure w'ikipe ati Leonidas cyangwa umuntu yavuze nabi kuri radio ati nari nanze kumukandira akanyenyeri nashaka yohereze message we yabisobanure neza. Ariko rero kuvuga ngo umuntu yavuze we ibyo ashaka arashaka ko attention imujyaho, niba ari zo YouTube ashinga niba ari zo Instagram agakurikirwa kuri radio ubwo nta bushobozi katabivugiye kuri radio kukarubanda. Wari umunsi wa nyuma nkuko Mutangazaje abikubwiye, urabona bamwirukanye muri APR arahandi n'uba twatwaramuretse atangiye gushaka gusebya abagaragazaga
ukuri ibibazo kwabyo ateje muri iyo kipe nibyo azateza ibyo rero uwo munsi bikanga umunsi umwe byo nanjye ntabwo byari kubura niyo mpamvu nanjye nakubwira ngo reka tumureke uyu munsi tumurangije ntawe uzongera kumugarukaho ariko ntitunamutindaho nyine ariko ni fose itaba telefone cyangwa tubwire dutangire reka tuzakire ntacyo bitwaye afite byinshi mutangazajya kuri telefone 0788 20 3 4